genda uhere hano ku isoko wirirwa wiba, ubabwire yuko gisa genda ujyeyo kandi nzakwica kuvuga. Ndagira ngo bamenyeshe ngo uyu mwami twizeye iyo adutumye ntabwo tugenda twenyine, agendana natwe. Wigira ikibazo n'ibyo uzavuga, webyuka mu gitondo kugira ngo bw'ubuntu bwawe nibura niba umuntu nabwira yuko wampaye amahoro mwami. Gira umuntu umwe wampa nibura uyu munsi bwire mubwiye yuko wampaye amahoro. Sifa kwa Mungu. Bayibolo birayobera, izindi zirayihunga, yuzura umwuka wera ikaritira bishwanyaguza, izindi zirayihunga ziragenda. Bayibolo birazamuka mu isoko ikagira abantu bose yibanga bikayobera, iragenda ihageze birayicanga ishaka ahantu hera habura, nubwo utahafite Imana hafite. Igiye kubona ibona umusazi yinjiye mu isoko, afata inyanya azivanga n'ifu, afata ifu ayivanga n'amasaka, umusazi amenagura ibintu byinshi. Baza kumufatira afite abadayimoni banyura mu gikuta, baza kumufata akanyura mu gikuta, bajya kumufata kandi isoko rarisanza. Wa mwana wahagaze biramuyobera n'akabutura yegera inyuma, wa musazi araza kugeza imbere ahita yikubita hasi imbere, abadayimoni bose bahita bamucicamo baragenda nta jambo ry'aravuga. Umusazi ajya kubira nyine abifataho atewe ati ndakize. Bayibolo bikayireba, yareba akabutura bikayicanga, irangije itangira kuzwa ati uko Imana ikunda uyu musazi niko namwe bakunda, uko Imana ikiza uyu musazi niko namwe yabakiza, uko Imana imukunda niko namwe bakunda, kandi ayo mafu yanyu ko yavangavanze n'inyanya n'inyama niko n'imitima yanyu imeze. Imana irebye ibonamo ibyaha abarokore barimo aha ngaha mwari bivanze. Aratangira aravuga, ntawe yize ntawe yavuye, aravuga isoko ryose rirahagararira mwitegereza. Sivuga ngo amatelefone aracicikana. Uyu musazi yari umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu, bari baramuvuje abamushyira mu bitaro, akanyura mu bikuta akagenda. Wamukura tugira umugabo mu ipfundo ry'amahoro hari icyago, nawe baramuroza agiye gushyingirwa n'umugore we bamugashatse. Hanyuma umugore bamaze kwambikana fiyansaye, umugabo ahita asara. Bari abanyamasengesho bamusengera, agasohoka bakamenya aho yagera hejuru y'ikigo akakigenda hejuru, akaba mugaho n'ubuzi imuze se mumurikire. Abadayimoni bakamuzerereza muri ko bakazongera akagaruka. Ubu n'umuntu Imana nyamureka abanza abwiriza ubutumwa bwiza. Uriya n'umwana wanjye wasengere, nimumureke abanza arangiza ubutumwa bwiza. Imodoka z'ikiyobozi zirahagarara, iz'umutekano zirahagarara. Umwana arangije kubwiriza mu isoko, uwo munsi niyongeye kurara mu kanivo, abona urugo ajyamo, abona ababyeyi. Haleluya! Yesu yiteguye gushyigikira buri muntu wese witeguye kuvuga ubutumwa. Umutima wawe ntukinguka ukamaramaza, yiteguye kugushyigikira, yiteguye kuguha inkunga yose na finansoma yose ishoboka. Igiye guhindisha umushyitsi, abantu bajya bakanda akanyenyeri utayibabwiye. Mu gitondo nabyutse umuntu abarama imyaka ibiri aragiye ndi hano mwiruka kera cyane, kandi uwo munyacyaro mu cyaro iyo ngiyo navuga ngo umuntu utegereje nimero yanjye akampamagara. Haleluya! Imana yiteguye gushyigikira umuntu wese ubwiriza. Murazana imodoka ngo twabonye ngo abashyitsi ngo badutware, adafite namugeza muri gare. Imodoka mu gitondo iparitse aho ngaho, ngomba kujya gutanga igaburo, nta n'ayandi mfite, nta esansi irimo. Ndasenga mu gitondo, natse imodoka, navuga ndagenda gisunasunika, ningera kurangiza umurimo wawe nicaye mpaye n'amaguru. Ndazamuka ndagenda, nangije telefone igiye kwinjira mu rusengero, nsanga umuntu yampaye motiyo, arambwira ati umukozi w'Imana numvise ubwiriza, ntabwo muzi ariko numvise ubwiriza nukumoze ku mutima, numva nifuje gukoraho umugisha. Mpita muhamagara ngo muhamagara agati ngubu rero ikiguseta byewe n'inkuru sindeba, kandi mu gihugu cy'amahanga ariko Imana yangiriye neza. Ntisinzi niba uri umukire cyangwa uri umukene, ariko nifuje gukoraho iki umugisha. Ati sindeba